Hi, meze bite bakunzi ba Rwanda Stories? Ndi NTJD. Reka mbifurize umwaka mushya muhire. Happy New Year. So, uyu mwaka dusoje rero niba hari ibitaragenze neza mwihangane. Uno mwaka rero tugiye gutangira ni mu bufatirane ibitaragenze neza mu bikosore. Mbifurije ko uno mwaka tugiye gutangira azababera amata n'ubuki ku ntego zanyu, ku nzozi zanyu, ku ntumbero zanyu. I wish you successful. I wish you the best. So rero uno munsi nafashe umwanya ngo nkorere ikiganiro umukunzi wanjye wo kuri YouTube bita Parfait. Umukunzi yansabye ko namukora ikiganiro kiri basic ku buzima bwe ariko ngashyiramo n'inshuti ye y'akadasohoka. Reka nangire ikiganiro. Inkuru ya Parfait na Vanessa. Parfait yari umusore benshi bitaga musazi kubera imyitwarire ye idasanzwe. Ntabwo yajyaga asarira abakobwa, ishwi da, yakundaga gusetsa, gukina ndetse no kwihangira udushya. Ikintu cyarangaga cyane Parfait ni uko akunda ibiyobyabwenge cyangwa se yakundaga ibiyobyabwenge ariko still nawe aracyabikunda. Kandi uyu Parfait ntabwo yajyaga atekereza ku buzima budasanzwe. Yahitagamo gukora ibyo yiyumvamo. Ntabwo we yajyaga agendera ku bitekerezo by'abantu. Ikindi kandi ni umuntu wita ku bimunezeza kandi akabikora mu buryo bwe budasanzwe. Inshuti ye y'akadasohoka Vanessa, uyu ni umuhungu wicisha bugufi ariko wumva ibintu ku mutima. Uyu Vanessa yakurikiraga Parfait buri gihe. Vanessa ntiyigeze asetsa cyane nka Parfait ariko yamufashaga kumva no gusobanukirwa ibyiyumvo n'ibitekerezo bye bihambaye da. Umunsi umwe rero Parfait yatekereje igikorwa cyihariye cyo guhanga umukino wo gusetsa no gutekereza ku by'uwo mukino uburyo yajya awukoramo kugira ngo bigende neza. Iyo abantu bitegerezaga Parfait babonaga ari umuntu usekeje bitewe n'uburyo yitwaraga, ariko Vanessa niwe wenyine utarasetsaga cyane. Gusa ariko yatangaga ibitekerezo by'ubwenge bigatuma Parfait yibona ko ari kumwe n'umuntu umufasha kumva gusobanukirwa ibyo akunda. Nyuma y'igikorwa cyangwa se nyuma y'uko baba barangije gusetsa abantu, bicaye ku ntebe mu busitani bumva umuyaga utuje uva mu biti. Nuko cya Parfait kirahagurutse gikubise kashe mu mugongo uwo bita Vanessa. Hanyuma Vanessa aramwenyura aramubwira ati sha, ni byiza kugira inshuti y'akadasohoka iba hafi y'umuntu buri gihe. Ariko nanone Vanessa ntago yareka kumubwira ko ari inshuti y'akadasohoka ibona ibintu nk'uko abibona. Nyuma y'igihe rero Parfait yamenye ko ubuzima atari ukugira ibintu byose, ahubwo Parfait yaje kumenya ko ubuzima ari ukugira akanyamuneza mu byo ukora byose, ukitonda kandi ukagira umuntu w'inshuti magara ugora hafi yawe. Nubwo benshi basuzuguraga uyu muntu bita Parfait, Vanessa we yaramwubahaga cyane kandi rwose akamufata uko ari. Gusa Parfait na Vanessa bashoboye guhanga ubuzima bwabo bw'urwenya, ubwenge n'ibyishimo bidasanzwe. Kuva icyo gihe Parfait yabaye icyamamare mu buzima busanzwe, si ukubera ubukire cyangwa imyitwarire idasanzwe, ahubwo kubera umutima we w'urwenya. Afite ubushobozi bwo gutekereza mu buryo busanzwe kandi azi kubana n'inshuti ye, nubwo rimwe na rimwe bajya bahubirana nyine bakagira utuntu baserera, ariko nyine bazi kubana mu buzima bwa buri munsi. So iyi yari inkuru
ishingiye ku buzima bw'uyu musore cyangwa se ishingiye ku buzima bw'umuntu umukunzi wanjye wo kuri YouTube bita Parufe ndetse n'inshuti ye bita Vanessa. So rero bari bansabye ko nabakorera ikiganiro nk'iki, nashyira umutima hamwe kuko ibyo yansabye nabishyize mu bikorwa. Ahubwo reka nisabire abakunzi banjye bandi nawe arimo ikiganiro mugerageze mutere komenti uko mwacyumvishije, ndetse ese komenti zanyu nyine mwibande ku cyo uno muvandimwe yahindura mu myitwarire ye, kuko ubwo yabasangije ubuzima bwe, ariko mugerageze mujye muri komantere muvuge icyo yahindura imyitwarire ye, nyine icyo yahindura mu myitwarire ye. Kandi ndanabashimira cyane by the way kuko mukomeze gukora subscribe kugira ngo turebe ko twazamura ino YouTube channel yanjye. Aye mbashimiye, ariko nanone ntabwo nasoza n'ababwiye ngo umwaka mushya muhire, zababere w'amata n'ubuki. Ciao ciao.